Muhawe ikaze mwese ntago mwibeshye, aha ni hahandi ni kuri G7 TV, aho amakuru akugeraho buri gihe ndetse buri kintu kimwe icyo ari cyo cyose kigezweho mu gihugu ukaba ukimenya ku gihe ndetse no hanze yacyo. Uyu mwanya tuje kuvuga amakuru asa nkaho ari meza cyangwa se atari na meza ku bantu bamwe cyangwa se abandi, murabibona nk'uko ku kirango bimeze. Ngira ngo umuntu ubireba neza abizi arabona ni ikirango cy'itorero ADEPR mu Rwanda cyangwa se ADEPR Church of Rwanda nk'uko mubibona. Uyu mwanya tuje kuvuga ku mpinduka zitandukanye itorero rya ADEPR mu Rwanda ryafashe cyangwa se rishobora kuba rigiye gutangira gukoresha mu gihe gito cyane kitarambiranye, kuko bisa nk'ibiri hafi gutangazwa. Ni ukuvuga ngo itorero rya ADEPR nyuma y'uko RGB isohoye amabwiriza menshi y'uko insengero zikwiriye kugira amabwiriza zigenderwaho, y'uko zigomba kugira ibintu bimwe na bimwe bikurikiza, hariho nko kugira abapasiteri cyangwa se abashumba bize, hariho nko gukora bimwe mu bintu bigendeye mu byo RGB yasohoye. Nyuma uyu mwanya tuvugana bari gutekereza ko buri mupasiteri wese, umwarimu cyangwa se umushumba wese utarize byibuze akaba afite diplome ya AD cyangwa se A0 ashobora kuvanwa mu itorero rya ADEPR. Ikindi ni uko umupasiteri cyangwa se umushumba cyangwa undi mukozi wa ADEPR utarize kaminuza, yaba umudiyakoni yaba undi muntu wese, ubu ngubu gahunda ihari uko ishobora kuba agiye kuvanwa muri ADEPR. ADEPR ubundi ni itorero rimaze imyaka 85 muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndetse umuyobozi waryo akaba yavuze ko hari na bimwe bashaka kugenda bavugurura muri bimwe mu mabwiriza n'amahame agenga itorero rya ADEPR, kuko ngubu uko ryatangiye amabwiriza bagendagaho mbere n'ubu niho bagendera, ndetse bikaba ari nayo mpamvu bumva bakwiriye kwivugurura rwose, kuko ukurikije nk'ubwo mu myaka 85 niba ntibeshye tugereranyije, urumva ADEPR yageze mu Rwanda mu myaka ya za 60 hafi aho ngaho, 60 oya muri 40 hafi aho ngaho, urumva ADEPR niho yageze mu Rwanda niba imaze imyaka 45. Urumva niba hari amabwiriza yashyizweho mu myaka 40 ishize, mu 1940 kugeza uyu mwanya tukaba turi 25, birumvikana ko hari ibikwiriye guhinduka. Ari nayo mpamvu abayobozi babo bavuga ati hari ibikwiriye guhindurwa, hari ibikwiye kwigwaho, kuko ADEPR uyu mwanya bifatwa nk'umusaza w'imyaka 85 ushaje, akaba akigendera ku byo yakoraga akiri umwana. So reka twitege ibyo tuzabona mu mpinduka nshyashya. Biravugwa ko ushobora kuzabona ADEPR abantu badefiriza, abantu basuka, abagore tubabona mu itorero, abashumba cyangwa se abapasiteri, cyangwa se tukabonamo bambaye amapantaro ntacyo bitwaye, tukabona bakora bya bintu bimwe na bimwe za makeup n'ibindi ADEPR batari bemerewe, ku buryo n'urubyiruko rwose rushobora kuzibonamo abajene kibona muri ADEPR. Abajene nabo bakaba bakibona muri iri torero rya ADEPR, cyane ko aribo bantu basa nk'aho barebagamo babangamiwe bitewe n'ibintu bigenda bigezweho bitandukanye. So reka dutegereze, tuzaba tumenya uko biri, gusa biri buze vuba. Twese ni ahacu rero, mutange ibitekerezo uko byumva, uko na bizagenda. Iyi ni ya channel yacu, komeza ukore share, subscribe ni ya mbere kugira ngo ntihagire igitarazwa uzabimenye mu ba mbere, kandi dukomeze dukurikirane itorero ryacu kumva uko bigenda. Subscribe, urakoze cyane, dukomeze n'ibindi biganiro. Thanks.